twumvise ko hari injyana y'ibanga Dawidi yacuranze ashimisha Uwiteka, ariko we ntabwo wita cyane umuziki, sibyo? Igenda gutya iya kane na gatanu, ijwi ricuranga hasi rikazamurwa ukundi, umwami wari mu rujijo aririmba haleluya. Ukwizera kwawe kwari gukomeye, ariko washakaga ibimenyetso. Wamubonye yiyuhagira hejuru ku nzu, ubwiza bwe n'urumuri rw'ukwezi biragutsinda. Ahari hari Imana iri hejuru, ariko icyo urukundo rwangishije gusa ni uburyo bwo kurwana n'uwakubabaje. Sindi urumva nijoro, kandi si umuntu ubonye umucyo. Ni haleluya ibabaje kandi ikonje. Uvuga ko nakoresheje izina ry'Imana nabi, ndetse sinzi iryo zina neza, ariko niyo nari kurimenya ibyo bikubwiye iki? Hari igihe wigeze unyereka ibibera imbere mu buzima bwawe, ariko ubu ntukibinyereka, sibyo? Wibuke igihe nagiraga umwanya mu buzima bwawe n'umwuka wera wari uhari, kandi buri mwuka twawumikaga muri haleluya.